Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo. Reka mbifurize kugira ibihe byiza kuri mwe mwese inshuti bakunzi mukurikiye One Nation Radio. Kuri uyu munsi wa none mudukurikiye bamwe muciye kuri wa1nationradio.org, abandi kandi mudukurikiye muciye kuri YouTube channel yacu ariyo One Nation Radio. Turi muri Mata, itariki turiho kuri uyu munsi ni itariki ya 11 mu mwaka wa 2021, ukaba umwaka wa 27 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Turi mu kwezi twibukiraho ku nshuro ya 27 iyi jenoside yahitanye inzirakarengane zisaga miliyoni. Nyuma yuko FPR inkotanyi ihagaritse iyi jenoside yakorewe abatutsi, hashyizweho ingamba zagombaga gukurikizwa kugira ngo igihugu gisubire ku murongo, kuko cyasaga nk'igitangiriye kuri zero kubera ibyari byarangiritse. Ubutabera ni bumwe mu bwageragejwe kuzirikanwa, aho abahamwe n'ibyaha bya jenoside bahanwe, nubwo hari bamwe batahise bafatwa kubera ko bari barahungiye hanze y'igihugu. Gusa buhoro buhoro bamwe bagiye bafatwa, kandi n'abatarafatwa bakomeje gushakishwa. Usibye uruhare rukomeye rw'ubutegetsi bwariho bwa Habyarimana Juvenal mu gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa iyi jenoside, hari kandi n'ibihugu bimwe by'amahanga byagiye bifasha ubu butegetsi ndetse hamwe na hamwe bikanabukingira ikibaba. Aha harimo nk'igihugu cy'Ubufaransa, nubwo cyakomeje kugenda kibyitarutsa kikanga kwemera uruhare rwacyo muri iyi jenoside yakorewe abatutsi. Mu kiganiro ukuri wacu cya none turagaruka kuri raporo iherutse gusohoka yitiriwe umufaransa w'umuhanga mu by'amateka Professeur Vincent Duclercq, wayoboye komisiyo yakoze icukumbura ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi. Iyi raporo y'abashakashatsi mu mateka ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi yatangiye gukorwaho kuva muri Mata 2019, aho yagaragaje ko iki gihugu cyagize ngo uruhare rukomeye kandi ntagereranywa mu mugambi wo gucura ndetse no gushyira mu bikorwa jenoside. Iyi raporo y'amapaji 1222 yakozwe n'itsinda ry'abanyamateka 13 ndetse yashyikirijwe perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku itariki ya 26 Werurwe 2021, ndetse kandi muri iki cyumweru turimo ku itariki ya 9 Mata 2021, iyi raporo yashyikirijwe perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Raporo Duclercq igaragaza neza ko ubutegetsi bwa perezida François Mitterrand wayoboraga Ubufaransa mbere no mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi bwashyigikiye buhumyi umugambi wo kurimbura abatutsi ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ryawo. Ese iyi raporo yaba ari igiye gushyira akadomo n'akitso ku kwemera kumanika amaboko k'Ubufaransa bukemera ko ku ruhare rwabwo muri jenoside yakorewe abatutsi? Ese kuki nyuma y'imyaka 27 aribwo hatewe iyi ntambwe? Mu kiganiro ukuri wacu cya none turi kumwe n'abatumirwa batandukanye bagiye kudufasha gusesengura neza iyi ngingo tugarukaho kuri uyu munsi wa none. Turi kumwe na nyakubahwa ambasaderi Vincent Karega, akaba ari ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
turanavugana ariho aherereye ubu ngubu magingo aya. Niba mutwumva neza, honorable ambassadeur Vincent Karega, tubahaye ikaze kuri radiyo ya diaspora One Nation Radio. Murakoze, ndabumva neza. Umugoroba mwiza. Murakoze cyane namwe. Turi kumwe kandi na Madame Dafrose Gauthier, akaba umwe mu bashinze urugaga rw'imiryango yiyemeje gushakisha no kurega mu nkiko abakekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, CPCR. Nawe turavugana aherereye hanze y'u Rwanda mu gihugu cy'Ubufaransa. Niba mutwumva neza namwe Madame Dafrose Gauthier, tubahaye ikaze kuri One Nation Radio. Ndabumva neza kandi ndabaramukije. Murakoze cyane, natwe twakwikirije. Nibiza kandi no kudukundira muri kino kiganiro turi buze no kubana na Maître Gisagara Richard, uyu akaba umwunganizi w'ihuriro ry'abanyarwanda batuye mu Bufaransa, CRF. Mu gutangira rero, reka duhere kuri nyakubahwa Ambassadeur Vincent Karega. Nyakubahwa Ambassadeur, iyi raporo yitiriwe Duclerc mwarayibonye namwe, nta minsi myinshi ishize isohotse, mu mboni yanyu ubundi mwayakiriye gute? Mwongeye kwirirwa. Iyi raporo ni intambwe ikomeye mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi yabereye mu Rwanda, ndetse n'ibibazo cyangwa ingaruka za nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi zakomeje gukurikirana u Rwanda. Ubufaransa kuva mu ikubitiro, twe nk'abanyarwanda twari tuzi ko bwari bukomeye mu bufatanye na leta ya Habyarimana, ndetse no mu gihe jenoside yakorwaga ari guverinoma y'abatabazi yagiyeho, imbarutso yayo yabereye muri ambasade y'Ubufaransa, ko hari byinshi Ubufaransa bwahishe, ndetse na Operation Turquoise yaje yitwa kwije gutabara abicwaga aribo batutsi mu Rwanda, yaretse abanyabisesero bicwa irebera, ahubwo ishishikarizwa no kwambutsa mu cyahoze ari Zaire interahamwe, ingabo ndetse n'abaturage bafashwe bugwate kugira ngo bazabe imbarutso yo gufasha izo ngabo n'interahamwe kugaruka ku butegetsi baturutse Kongo, aho bagiye babatuza ku buryo butubahirije amategeko y'impunzi, aho kubashyira nibura ku birometero 15 n'umupaka, ahubwo babashyira ku mupaka ari Bukavu, ari no kuri Goma, za Mugunga, Kibumba, za Panzi muri Bukavu, kugira ngo bizaborohere kuza kwigaranzura mu ubutegetsi mu Rwanda no kurangiza umugambi wa jenoside. Ku buryo nta munsi n'umwe twe nk'abanyarwanda twigeze dushira amakenga ku ruhare Ubufaransa bwagize. Kuba butanze raporo, nta wavuga ngo bemeye icyaha 100%, cyangwa se nta kibi Ubufaransa cyangwa Uburayi bwakorera u Rwanda. Gusa ni ikintu twafata nkaho ukuri guca mu ziko ni gushya. Noneho nabo Bafaransa bagiye bahakana, badashaka no kubikozwa, ndetse bakaturwanya, bakabeshyera u Rwanda, bakashaka kujyana ubutegetsi bw'u Rwanda mu nkiko, barushinja ibyaha by'ibipapirano bidafite ishingiro, ko aribwo bwahanuye indege ya Habyarimana, bitambika muri byinshi, aho u Rwanda rugiye gufashwa n'imiryango nterankunga, Ubufaransa bukitambika, mbese bugafasha no gukingira ikibaba interahamwe zakoze amahano nyinshi ziri mu Bufaransa cyangwa zihishe mu Bufaransa, ndetse zanakoreye n'imigambi ituma imiryango nka za Alire, Palire zaje kuba FDLR zikomeza kubona abaterankunga
ndetse n'uruvugiro, za raporo zitandukanye zabaye biturutse mu nkambi nka za mapping report. Ibyo byose ari Ubufaransa, ari imiryango itegamiye kuri leta yari ifite inyungu mu nkambi, cyangwa yari ifite ibyaha byo kurebera cyangwa gutera inkunga interahamwe. Ibyo byose byahuje imbaraga mu gusenya ubuyobozi buriho mu Rwanda, mu gusenya abanyarwanda ba nyuma ya jenoside, ndetse no gukingira ikibaba abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ku bwanjye rero iyo raporo nubwo yaba atari ukwemera icyaha cyangwa ibindi, ariko nibura 27 Ubufaransa buhakana cyangwa buhangana n'u Rwanda, ukuri kuranze guciye mu ziko, bigiye ahagaragara ko ibyo twavugaga, ibyo twabashinjaga nibyo. Yego, murakoze cyane nyakubahwa ambassador. Hanyuma madame Dafroze, mwebwe namwe mwarayibonye, muherereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Nabibwiye abantu ko n'ubundi muri bamwe mu bashinze urugaga rw'imiryango yiyemeje gushakisha no kurega mu nkiko abakekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Igihugu cy'Ubufaransa hari ukuntu cyagiye kibigendamo bigura intege, ariko iyi raporo irasohotse nyuma y'imyaka 27. Mwebwe ku bwanyu mu mboni yanyu mwabyakiriye mute? Mu by'ukuri twabyakiriye neza, ariko kuri twebwe nta gishya na gito kiri muri iyi raporo tutari tuzi, nta na kimwe gishya tutari twaravuze kuva imyaka 30. Twamagana abagogwe bapfa, twamagana za masakire Bugesera, twamagana ibintu byinshi n'ubwicanyi bwabereye mu Rwanda, kandi Abafaransa babushyigikiye, ko batanze intwaro, ko batoje abasirikare, kuko ndetse bari banafitanye n'indi mibanire yose ijyanye na cooperation, yaba y'ubusoda cyangwa n'iyindi muri diplomasi. None rero kuvuga ko kuri twe nta gishya kirimo, ntabwo ari ukuvuga yuko iyi raporo idatanze intambwe nini, idatanze intambwe ndende, nk'uko ambasaderi amaze kubivuga, asubiyemo neza byose. Ni nk'umurondoro w'ubuzima twanyuzemo kuva jenoside yaba no kugera uko Abafaransa babihakanye, nuko bagiye baduca inyuma kandi bakakora amabi yose yasubiyemo. Ariko rero nsubiye mu ngingo nk'ebyiri eshatu enye, iyi raporo igiye kuzana ibintu bigera nko kuri 3. Ni ukuvuga kubona ari Ubufaransa ubwabwo ari bwo buyanditse, bukayishyira hanze, mukayimurikira Abafaransa, bukayimurikira isi, kuko iyo umurikiye Abafaransa umurikira abantu bose, bakisubiramo cyangwa bakisubiraho mu byo bahoraga bavuga. Ibintu byose bijyanye no gupfobya jenoside byose bakaba neza babisubiyemo, ubwo bariho banonosora yuko bibeshye kandi ko bashaka kwerekana ukuri. Ibyo ngibyo ntako bisa, twese tubyakira neza. Biravuga yuko abasanzwe bafite uruhare rwo gupfobya jenoside, cyane cyane abari hejuru muri leta y'Ubufaransa, abantu bitwa ba Vedrine n'abandi n'abambari be, ntabwo bizaborohera gukomeza kuyipfobya no kuyihakana nk'uko babikoze kugeza ubu ngubu. Ikindi kandi nkatwe ba sosiyete sivile,
twahoraga twamagana tuvuga uruhare rukomeye rw'Ubufaransa ibyo bakoze mu Rwanda, bakatwita inyangabufaransa, bakatwita ngo turi abakomplotiste, bakaduha amazina yose mujya mwumva, nabyo bizabagora. Ni ukuvuga yuko ibyo twavugaga byose ntibazongera kutwita inyangabufaransa. Ikindi kandi mbona gikomeye kandi gihindutse muri iyi raporo ni isura rya FPR. Muzi ukuntu FPR ni nka murabisoma, muzi ko perezida wacu bamwitaga ngo ni Hitler de temps moderne, ni ukuvuga ntahataniye nyine na Hitler, nibyo Hitler yakoze. FPR yari iki? Ntabwo bari abanyarwanda, bari abantu baturutse Uganda baje ngo kongera gushinga iyindi ruwayome y'abatutsi. Nyine muzi ibintu byose byinshi byanditsweho. Kubona rero iyi raporo isohotse yahaye irindi sura FPR, yasubiye ku mavu n'amavuko, harya niko babivuga, ikinyarwanda cyanjye ni gike cyane. Ivuga ukuntu impamvu bateye, impamvu baje bashaka, ari abana b'u Rwanda bashaka kugaruka mu Rwanda. Rwose ibyo byose bihinduye isura rinini cyane, namwe mwese murabyumva. Yego, hanyuma twavuga ko mbere y'iyi raporo ari nk'iki ku bwanyu Madame Dafroze, Ubufaransa bwari bwaragerageje gukora kugira ngo bufashe u Rwanda mu gufata abakekwagaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi? Ubufaransa nta muntu n'umwe bafashe, nta n'umwe. Abantu bakoze ako kazi ni abantu b'amashyirahamwe nkatwe twese. Twamenyaga yuko runaka na runaka bari hano mu Bufaransa, noneho tukitangirira ankete zacu, amaperereza yacu akaba ari twe tubarega. Nta na rimwe Ubufaransa kugeza n'ubu, usibye muri iyi myaka 2 ishize, nta n'umwe bigeze barega. Murumva rero yuko naho aho bimaze imyaka n'imyaka, turategereje tureba aho biganisha. Twebwe icyo dusaba ni uko batangira bakongera bagaha ubutabera, bakabuha moyen kugira ngo bushobore gukora. Muzi neza yuko kugeza ubu habaye imanza 2 gusa zaciriwe abajenosideri 3 urubanza. Murumva rero ku bantu bagera nko kuri 40 twareze, ntaho turagera, ntibazarucirwa. Abantu nka ba Serubuga bafite imyaka 84 hari gutyo. Murumva rero uko azapfa we nta n'urubanza azamenya, agata ntarwo. Murumva yuko abo bantu bose baridegembya kuva muri 94 bibireye hano, biyicariye hano, birirwa ahubwo ari twebwe bavuma. Murumva yuko rero ikigomba guhinduka ni isura, hagomba guhinduka imikorere y'Abafaransa, ntibibe mu magambo ariko bijye mu bikorwa. Yego, murakoze cyane Madame Dafroze. Hanyuma twongeye kugaruka kuri nyakubahwa Ambasaderi Vincent Karega. Nyakubahwa Ambassador, musanga u Rwanda rufite inyungu ki koko Ubufaransa niburamuka bwemeye uruhare rwarwo muri jenoside yakorewe Abatutsi? Inyungu nini ni nk'uko Madame Dafroze abivuze, ni gukuraho ikinyoma, gukuraho iharabika, ndetse no gukuraho uruhare mu gukingira ikibaba no guhisha ukuri ku byabaye mu Rwanda mu rwego rwa jenoside yakorewe Abatutsi. Urumva ko Ubufaransa ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta n'aba expert banyuranye mujya mwumva hirya no hino, aba expert ba Loni bashinje u Rwanda iki n'iki, ibyo byose byari mu mbaraga no mu ngufu
z'Ubufaransa zo kugira ngo bujijishe uruhare rwabo ntirugaragare, ahubwo abakorewe jenoside ndetse bakanayihagarika aba ari bo bafatwa nk'inkozi z'ibibi, nk'ibyo Madame Dafroze yavuze. N'urugamba rwa FPR rugitangira ntabavugaga ngo aba ni abanyarwanda bahejejwe ishyanga bashaka gutaha iwabo bagerageje amayira yose, ahubwo havugwaga ko ari abantu b'abanyamahanga baje guhungabanya u Rwanda n'amahoro yarwo, baje gushaka ubuhake, ibintu bidafite ishingiro bitajyanye n'amahame y'ubumwe y'amajyambere yose yarakubiye muri gahunda y'inkingo 9 za FPR. Batwegekaho icyaha cyo guhanura indege ya Habyarimana, kandi ibimenyetso simusiga byerekanye ko FPR icyo gihe ntabwo yari kubona misile nk'izo, nta nubwo yari kwidegembya ikajya kuzitega i Masaka inyuze mu ngabo z'Abafaransa, mu ngabo z'igihugu za Habyarimana, kandi bigaragara neza ko misile nk'izo ari ibintu biremereye utapfa kwikorera ku mutwe, ariko bashatse kukidushyiraho. Ndetse niyo bavuga ngo kubera ko FPR yaba yarahanuye Habyarimana aribyo bisobanura ko abatutsi bagomba gupfa, nubwo yaba ari FPR cyangwa umuntu uwo ari we wese waba yarahanuye iyo ndege, ubundi bisobanura gute ko impinja, abakecuru, abakene hirya no hino mu gihugu, wari mu murima za Gikongoro, wari i Nyamata, agomba kwicwa mu indege y'umukuru w'igihugu yahanuwe? None se ko abazungu bakolonije Afurika bakadushyira mu bucakara, bakica abantu, bagahohotera abantu, ubu se iyo ubonye abuzukuru babo cyangwa abandi bazungu haba umugambi wo kubica ngo kubera ko basekuru babo cyangwa ibisekuruza byabo byaradukandamije, dushyize mu bucakara bw'ubukoloni? Urumva ko ni ibintu byinshi bibi twakorewe, ndetse n'icyo kibaba cyakingiye inkozi z'ibibi, ndetse zihabwa n'imbaraga zagiye zitera. Muribuka intambara y'abacengezi yamaze imyaka, muribuka ibibazo byatumye u Rwanda rujya muri Kongo, na n'ubu byatumye umubano cyangwa amahoro mu karere k'ibiyaga bigari n'ubwizerane bihungabana. Ibyo byaha byose, ayo mayeri yose, ubwo buriganya, iyo mpatsi ibihugu y'Ubufaransa n'uruhare rukomeye mu makuba, mu kangaratete twashyizwemo na jenoside yakorewe abatutsi, kuba uyu munsi hashobora kugaragara ko ibyo twavugaga ari ukuri, n'ibyo badushinjaga ari ibintu by'ibipapirano by'ibinyoma, urumva ni intsinzi ikomeye, ariko nta n'uwavuga ko yikoze. Niyo mpamvu byafashe imyaka 27 ukwihagararaho, ukwirwanaho, uguhangana n'uko kuri kabone nubwo ikiguzi kitari cyoroshye, byatumye Ubufaransa bwisubiraho, ndetse tukaba twanashima ubutegetsi butandukanye n'ubwa Mitterrand n'ubundi bwabanjirijeho, nibura bwagize ubutwari bwo kwemerera abashakashatsi, abanyamateka gushyira ahagaragara ibyo byose byagaragaye muri raporo. Ko twabisabye kenshi, hagiyeho za komisiyo nyinshi, ariko bikajya byipfira mu nzira, cyangwa leta ikagira ukuntu ibicucubya kugira ngo uruhare rw'Ubufaransa butagaragara. Murakoze, nibyo navuga. Nyakubahwa Ambassador, nanone iyi raporo isohoka hari byinshi byayivuzweho n'abantu batandukanye, hari n'ababifashe ko ari nk'amareshya mugeni k'Ubufaransa kuba bugiye kwemera uruhare rwabwo muri jenoside yakorewe abatutsi,
ngo hagamijwe kuzahura umubano w'ibihugu byombi, ariko nanone hakabaho n'izindi nyungu zigendanye n'ubukungu bwiteze wenda kungukira ku Rwanda. Ese mu busesenguzi bwanyu mwe mubibona mute? nta n'ikibazo cyaba kirimo biramutse bimeze gutyo, kuko n'ubundi ibihugu bihuzwa n'inyungu. Hari inyungu batubonamo, natwe tukaba dufite inyungu tubabonamo. Umubano ni mwiza kurusha kwangana cyangwa uguhangana. Twese ni ibintu byatwungukira. Njyewe nta kibi nta n'ikibazo, nta n'impamvu bari kutugarukira niba nta nyungu babifitemo. Natwe ni inshingano yacu kureba inyungu twabugiraho, aho kubaho ku isi dufite Ubufaransa bwitambika mu byo tugiye no gukora mu zindi nzego ku isi, cyangwa buhora buharabika isura yacu. Twabugira nk'inshuti nabwo, aho kugira ngo buze muri Afurika cyangwa mu bice u Rwanda ruherereyemo bwikandagira bushaka bizinesi cyangwa bushaka umubano, nabwo bukaba bwaza bwisanzuye, kubera ko ntacyo u Rwanda ruzaba rukibitambitseho. Numva isi ni magirirane. Kuba hari inyungu ntabwo twabyita amareshya-mugeni. Twaba umugeni twaba abareshya umugeni, natwe ntabwo turi impinja cyangwa ibitambambuga. Tuzi inyungu zacu, nabo bazi izabo. Bihuye buri wese akibonamo, nta kibazo. Bitubangamiye ntibizongera kutubuza guhaguruka tugaharanira ibidufitiye akamaro. Murakoze cyane nyakubahwa Ambassador. Hanyuma Madame Dafrose, ngira ngo nk'uko mwabyumvise twabibajije ambasaderi, hari ababifashe nk'amareshya-mugeni kuba Ubufaransa bugiye kwemera uruhare rwabwo muri jenoside yakorewe Abatutsi hagamijwe kuzahura umubano w'ibihugu byombi, ariko nanone hakabaho izindi nyungu zigendanye n'ubukungu cyangwa se ibindi iki gihugu gishobora kuba kiteze kungukira ku Rwanda. Mu busesenguzi bwanyu mwebwe mubibona mute? Ibyo ngibyo bireba ibihugu byombi kandi umuntu yabyishimira, nta kuntu umuntu atabyishimira. Ariko twebwe en tant que société civile tuba dushaka yuko hari n'ibindi bigenda byiyongera. Ubutabera, turasaba ubutabera ko bukomeza. Hano dufite abajenosideri benshi, dufite amadosiye menshi. Turifuza yuko Ubufaransa bukomereza, ntabwo ari ugukomereza aho twataye igihe kirekire cyane. Turabasaba ngo noneho ubu ngubu bashyiremo izindi moyen, ubundi bushobozi, kugira ngo ubutabera bushobore kuba. Dufite abantu benshi hano. Ikindi umuntu yavuga ni uko hari amasura menshi agomba guhinduka muri iki gihugu dutuyemo. Ndibaza yuko iyi raporo koko izahindura ibintu bimwe na bimwe, izahindura ibintu byinshi. Hari abantu batazakomeza gupfobya jenoside nk'uko bakomeza kuyipfobya, cyane cyane abari hejuru cyane muri leta, abantu bitwa nka ba Vedrine, abantu bitwa ba General Keno, abantu bose babigizemo uruhare. Umuntu turizera, turabasaba ngo bajye baceceka, cyangwa se nibakomereza aho ngaho nabo ubwonko bw'ubutabera bushobora nabo kubabaza ibibazo. Ikindi se umuntu yavuga ni ikihe? Kubana ni byiza, ariko rero kubana tugendeye ku kuri nibyo byiza. Madame Dafrose, ukiri aho ngaho, ubundi muri iyi raporo mwebwe ku bwanyu mu mboni yanyu murabona habuzemo iki muri iyi raporo? Muri raporo habuzemo ibintu byinshi.
habuzemo za periyode nyinshi, habuzemo ibintu bijyanye n'indege, ibyo ntacyo twabonyemo. Habuzemo ibijyanye na turquoise, nabyo nubwo byanditse kandi byanditswe n'abandi, raporo nabyo ntacyo yabivuzemo. N'iriya guverinoma y'abatabazi yanyuze muri turquoise kandi yakomeje gukora amabi no gukomereza muri Congo. Byose ibyo ngibyo ndibaza yuko u Rwanda rwari rugombye kubona za documentation zijyanye nabyo, kuko hari ubundi bushakashatsi bubyerekana. Nunku rero ubu ngubu ndibaza ko ari intangiriro, ibintu bigenda bikomeza, nibyo dushaka gukomeza tubaza Abafaransa, twebwe nk'abatura Ubufaransa nubwo dutuye n'u Rwanda. Yego, murakoze cyane Madame Dafrose. Abadukurikiye mbibutse ko turi gusesengura raporo yitiriwe Duclercq, umwe mu bari bayoboye komisiyo nyine yayikozeho. Nari nababwiye kandi dutangira ko nibiza kudukundira tuza no kuba turi kumwe na Maître Gisagara Richard, akaba nawe aherereye mu Bufaransa, akaba umwunganizi w'ihuriro ry'Abanyarwanda batuye mu gihugu cy'Ubufaransa CRF. Niba mutwumva neza namwe ngira ngo turabakiriye Maître Gisagara Richard. We muraho, mwakoze kuntumira nubwo sinaje nkererewe, ariko biranshimishije kuba ndi kumwe namwe. Yego. Hanyuma ngira ngo twabwiye abadukurikiye ibyo turi kuganiraho bigendanye n'ubusesenguzi kuri iyi raporo Duclercq. Namwe mwarayikurikiye, mwarayibonye, ariko Maître, umuntu yakwibaza ngo iyi raporo ivuga ko Ubufaransa bwagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi, icyakora ikavuga ko nta bufatanyacyaha Ubufaransa nk'igihugu bwagize muri iyi jenoside. Ibi ntabwo abantu babyakiriye kimwe. Ku bwanyu mubona bishoboka ubundi kugira uruhare rukomeye muri jenoside nta bufatanyacyaha? Gushoboka birashoboka, ariko muri d'une façon générale, muri rusange. Ariko muri iyi cas spécifique ya raporo y'Ubufaransa, ibyabaye mu Bufaransa, ku bwanjye mbona ibyo raporo Duclercq ivuga ni raporo y'abashakashatsi mu rwego rw'amateka, ariko ntabwo ari raporo y'abanyamategeko. Donc ku bwanjye mbona kuvuga ngo wagize uruhare ariko nta bufatanyacyaha ufite, ugendeye ku mpamvu Vincent Duclercq n'abari bafatanyije bavuga. Ku bwanjye ni analyse yanjye, ariko nshobora kuba nibeshya, ariko kuri analyse yanjye nk'umunyamategeko, nkurikije ibyo mbona inkiko zagiye zivuga kugera kuri uyu munsi ku bijyanye n'ubufatanyacyaha muri jenoside, njye mbona Duclercq ibyo avuga bishobora mbere y'urukiko, atari ko necessaire mu rukiko rwazabibona, kubera yuko icyo agenderaho cyane avuga yuko kuri we nta bufatanyacyaha bwabayeho. Icyo agenderaho ni ukuvuga ngo ntabwo yabashije kubona ko hariho umugambi w'Abafaransa, wa leta y'Ubufaransa cyangwa se abakozi ba leta y'Ubufaransa wari ugamije kurimbura Abatutsi. Nyamara si uko bundi amategeko abivuga. Ubundi iyo urebye haba ari itegeko mpuzamahanga rigamije gukumira no guhana icyaha cya jenoside cyo mu 1948, ari Ubufaransa bwashyizeho umukono, ndetse n'u Rwanda rwashyizeho umukono dayeri nyuma, ari uko iryo tegeko ryagiye, cyangwa se n'andi mategeko yari ishamikiyeho yagiye asesengurwa n'inkiko, nk'urukiko mpanabyaha rwa Arusha, cyangwa se urukiko mpanabyaha rwagiyeho kubera Yugoslavia ruri Irahe. Bose bemeza yuko kugira ngo umuntu ahamwe ubufatanyacyaha, ntabwo biba ari ngombwa yuko abafatanyije umugambi n'uwakoze icyaha cya jenoside. Ibyo kandi ntabwo ari inkiko mpuzamahanga gusa zibivuga. No mu Bufaransa n'ubwo bwose nta manza nyinshi zabayeho zijyaye muri urwo rwego, ariko hari urubanza rwenda gusa n'ubwo bwose bidasa cyane, ariko umuntu ashobora kuba yashingiraho. Ni urubanza rwitwa Papon. Yari prefe, niwe wategekaga abapolisi ba Paris, abapolisi mu mujyi umwe w'Ubufaransa, aburanishwa. Urukiko rwamuhamije icyaha, n'ubwo bwose icyo gihe icyaha atari kimwe n'icyo tuvuga cya jenoside, bidasa cyane, ariko n'icyaha dushobora kugenderaho. Kuko icyo gihe itegeko ryakoreshwaga ryari itegeko rijyanye n'iryashyizweho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose.
ariko byenda gusa. Icyo gihe rero n'urukiko rukuru rw'Ubufaransa, urukiko rusesa imanza, rwemeje yuko nubwo bwose atarahamije umugambi umwe n'abanazi, uwo mugambi wo kumara abajuifu, ariko icyaha yari akurikiranyweho kiramuhamya. Donc kuvuga rero ngo nk'uko na Vincent Duclerc abivuga, kugendera kuko atabonye ibimenyetso by'uko aba bantu bari bafite umugambi wo kurimbura abatutsi, akabigendera bavuga ngo ntabwo hariho ubufatanyacyaha, kuri njyewe mbona ari ikintu gishobora kuba challenged, kandi nkaba mbona mu inkiko zishobora kubifata ukundi. Numva rero ku bwanjye ako kantu ariko nenga kuri raporo ya Duclerc, sino ndakeka n'abambarenjeje ariko bavuze nuko ntabakurikiye bose numvise ibyo Madame Dafoze amaze kuvuga, kimwe ni nanjye nuko mbibona, ni intambwe ikomeye, ni intambwe nini, ni ikintu ni element nyinshi zindi baduhaye, twebwe noneho nka societe civile dushobora kugenderaho tugashaka ibindi birenzeho, cyangwa se tugashaka aho ahandi raporo yagira. Ni intambwe ikomeye, ariko kuri icyo ngicyo cy'ubufatanyacyaha mbona hariho akabazo, kandi ako kabazo ku bwanjye nkambona wenda biramutse bigeze mu inkiko zishobora kubivuga ukundi. None maître, uruhare rw'Ubufaransa murabona niruramuka rwemejwe kandi Ubufaransa bukanasaba imbabazi, ubundi mu mategeko hari ubwo bishoboka ko igihugu cyarega ikindi kandi kigahanwa koko? Igihugu gishobora kurega ikindi, ariko ubwo ndi kuvuga d'une façon générale, igihugu gishobora kurega ikindi, gishobora kukirega kikaba cyakira, ariko ntabwo ushobora kurega Ubufaransa mu Bufaransa. Ntabwo responsabilité pénale, ni ukuvuga ngo Ubufaransa ntibushobora kuburanishwa mu nkiko zo mu Bufaransa ngo bube mu manza nshinjabyaha ngo bube bwakurikirana, ariko rushobora kuregwa ilahe mu rukiko mpuzamahanga. Ibyo birashoboka, kandi ibyo ngibyo byakorwa gusa ari uko ari igihugu kireze ikindi. Ibyo ariko urumva ni ibintu biturenze twebwe, nkanjye nk'umunyamategeko, ni ibintu bindenze. Ibyo ni ibintu numva byagirwaho inama mu rwego rw'igihugu, igihugu kikareba niba ari ngombwa cyangwa se atari ngombwa, cyangwa se niba ari ngombwa kubikora. Ariko kugusubiza ikibazo mbajije, kumenya niba igihugu gishobora kurega ikindi, mu mategeko birashoboka. Igihugu gishobora kurega ikindi, cyashobora kukirega kikakirega lahe mu rukiko mpuzamahanga. Hanyuma ibihano bishobora gutangwa ku cyaha nk'iki cyo kugira uruhare muri jenoside yakorewe mu kindi gihugu, byo wenda niba hari icyo mubiziho, biba bihagaze bite? Ni indishyi. Yego, ntabwo ushobora guhana igihugu, ntabwo wagifunga ngo uve ngo ugira igihano cy'igifungo. Hanyuma murebye wenda aho bigana mu mboni yanyu, ubwo kureho wenda nk'umunyamategeko, ntutubwire nk'umunyamategeko, ahubwo wenda utubwire uko ubibona nawe nk'umunyagihugu, nk'umuntu n'ubundi wabikurikiye. Urabona aho bigana, uramuka bwemeye uruhare, u Rwanda rushobora kuba noneho rwarega Ubufaransa? Icyo ngicyo kabisa numva ntabasha kugisubiza, kuko ntabwo nakubwira, ntabwo mvugira igihugu cy'u Rwanda, ntabwo mfite iyo pretension, ndi umunyarwanda yego, buranda umuturage w'u Rwanda, ariko ntabwo nabasha kukubwira mu busesenguzi uko wowe ubibona. Ntabwo ari ukuvuga ko ariyo mahame uko ubyumva, ahubwo ko ari ukukubaza mu busesenguzi uko ubibona wowe. Ku bwanjye numva ni ibintu bikomeye, ni ikibazo, igisubizo mbona umuntu atasubiza kuri uyu munsi, kubera yuko biracyari bishyashya. Raporo nibwo ikimara gusohoka, abantu bose bagiye bayanariza uduce, urabizi ni raporo ifite page zigera ku gihumbi, ariko cyane cyane ikiri beaucoup plus important, ikirenzeho nuko muri iyo raporo hariho imigereka. Iyo migereka rero nayo ifite akamaro kanini. Iyo migereka bakaba hari itegeko Perezida Macron yashyizeho ku munsi wo kwibuka, ku munsi wa 7, umunsi twatangiriyeho kwibuka. Iryo tegeko rikaba ryemerera abantu kubasha kubona iyo migereka yose n'izindi mpapuro raporo Duclerc yagendeyeho. Icyo rero ndumva icyo gisubizo umuntu yazagisubiza, iyo migereka imaze kuboneka, umuntu akareba ibirimo byose n'ibikubiyemo, kugira ngo umuntu abe yasubiza icyo kibazo. Kubu ngubu bwanjye ndumva biri hakiri kare kugira ngo umuntu abashe kugisubiza. Par contre, icyo numva navuga kindi, ndumva icyo twatekerezaho hari gukurikirana Ubufaransa nk'igihugu, icyo ni kimwe, ariko hari n'abantu ku giti cyabo.
kandi ku bwanjye nkaba numva icyo ngiye ku bwanjye numva gifite n'akamaro kanini kuruta gukurikirana ubufaransa nk'igihugu. Hari abantu ku giti cyabo bavugwa muri raporo du Claire, ubona yuko abo bantu ku bwabo ari abantu bari bafatanyije, ari abantu bari bafite imibonere imeze nka leta ya Habyarimana, ari abantu babonaga umututsi wese nk'umwanzi, ari abantu batanze inkunga bakohereza Ubufaransa. Ibyemezo Ubufaransa bufata ubu bifata kubera ko ari abantu. Abo bantu rero uruhare rwabo ku giti cyabo nge nkambona ari bwo rwagombye kudupreocupa kuruta uruhare rw'Ubufaransa nk'igihugu. Kandi abo ngabo bo ntibisaba kujya kubaregera muri RAE, bo umuntu ashobora kubarega mu Bufaransa kubera ko ari icyaha, ari ubufatanyacyaha bwa jenoside. Inkiko z'Ubufaransa ziri kompeta kugira ngo zibe zifite ububasha bwo kubaburanisha kuri icyo cyaha cy'ubufatanyacyaha bwa jenoside, kuri jenoside yakorewe mu Rwanda. Nkaba numva ahubwo kuri ngewe abo ngabo ari bo umuntu yakwibanzandaho cyane kuruta kwibanda ku Bufaransa nk'igihugu, cyane Ubufaransa nk'igihugu. Yego, urakoze cyane Maître. Hanyuma tugarutse kuri Madame Dafroze Gauthier, nk'uko n'ubundi Maître Gisagara yabitubwiraga, hari abajenerali batatu bamaze kwandika mu binyamakuru bavuga ko bitandukanyije n'ibintu babategetse gukora, kandi banashinja abanyapolitiki babashyize mu bintu batumvaga. Ese iki gitutu cy'Abafaransa bahoze mu buyobozi ubwabo batangiye gushyiraho igihugu cyabo kitaremera uruhare rwacyo muri jenoside yakorewe Abatutsi, nticyaba aricyo nyirabayazana wo kuba Ubufaransa bushobora kuba bugiye gukora nk'icyo twakwita kumanika amaboko, bakemera koko icyaha bamaze imyaka 27 birengagiza? Abo bajenerali batatu sinzi niba ushaka kuvuga General Vare na Galine, nabo ngabo. Yego. Vare yari yarananditse n'igitabo nuko ibi byose byari bitari byarasohoka hanze. General Vare yari yaranditse, hari chapitre mu gitabo cye cyavugaga u Rwanda ahantu rwose itandukanya n'ibyakozwe, ukuntu avuga ukuntu ariwe wategekaga coopération militaire, ariko Elize ikajya imuca inyuma ikavuga yuko igatanga ayandi mabwiriza atarayo we yahaye abasirikare be. Ibyo ngibyo byo twari tubizi, nuko byongeye gusohoka uyu munsi bikajya hanze. We rwose nta na rimwe yigeze, ku mugani mu Gifaransa, nta kompromission n'imwe Vare yari yarabivuze kuva kera, nubwo yavugaga ntihagire umwumva. Iki gihugu muzi neza yuko utangiye mbere yuko iyi raporo isohoka, uwatangiraga kuvuga uruhare rw'Abafaransa muri jenoside y'Abatutsi iteka baramucecekeshaga cyangwa bakamwita inyangabufaransa cyangwa bakamuha ayandi mazina, bakamwita umukomplotiste, bakamwita ibintu byinshi. Uyu nguyu nta na rimwe yigeze atabivuga, ubundi nuko babipfundikiraga ntibisohoke, twe twari tubizi. Galine nawe nuko nta na rimwe yigeze abihisha. Hari uwitwa Prigno, hari igitabo nawe yanditse hashize iminsi, n'umujournaliste w'Umufaransa-kazi witwa Laure de Villepin, avuga ukuntu yababaye kubona ko yagiye kubona ko il a entraîné les tueurs, ko yatojeje abicanyi. Ibyo nawe byaranditswe, ariko aba bantu bose bahita babacecekesha kugira ngo bitamenyekana. Imana tugize nuko iyi raporo isohotse ubu ngubu. Hari Guillaume duhora twumva muri iyi minsi, ariko nawe yamaze imyaka avuga boroga, nta muntu umwumva, abandi basirikare bamwamagana. Donc murumva aba bantu bose bari baravuze nuko iki gihugu amagambo yabo cyarazaga kikayorosa kugira ngo bitumvikana cyangwa bidasomeka. Muzi neza yuko icyo umuntu yita rodeni d'etat, iyo igihugu gifobya biraruhije cyane 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 kugira ngo ijwi ryawe risohoke ryumvikane. Aba ngaba rwose bari barabivuze, ni nabo gushimirwa. No muri iyi minsi ishize haje za inyandiko nyinshi z'ibyo bavuze,
kandi bari baranabivuze kera, ni uko ubu ngubu bigiye hanze bigasesuka. Sinzi niba nshubije ikibazo warumbajije uti. yego mwagerageje kugisubiza. Hanyuma reka twongere noneho tugaruke kuri Maître Gisagara. Iyi komisiyo du Clerc ivuga ko nubwo yemerewe kwinjira mu nyandiko zo ku butegetsi bwa Mitterrand, ngo hari ibigo birimo inteko ishinga amategeko byanze ko binjira mu nyandiko zayo, dore ko inteko nayo mu 1998 hari komisiyo yashyizeho yari ishinzwe gucukumbura ku byo Ubufaransa bwakoze byagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo komisiyo ivuga ko hari n'inyandiko basanze zaratwitswe nk'izari zigenewe Jean Christophe Mitterrand, uyu ni umuhungu wa Mitterrand wari umujyanama we wihariye kuri Afurika. Ibi bishatse kuvuga iki Maître? Hanyuma ubwo uranatubwira niba bishoboka ko komisiyo yashyizweho na perezida yakwangirwa gucukumbura kuri bimwe mu bimenyetso ikeka ko byagira icyo bigaragaza mu bigenderewe mu icukumbura. Oye, murakoze. Nashaka gato gutanga agaprecision gato ku buryo mwari mumaze ku kibazo mumaze kubaza mu kanya muvuga abantu abasirikare bafata ijambo nyuma ya rapport du Clerc. Mbere yo konsubiza ikibazo mumbajije, juste une petite correction, Galinier ni colonel ntabwo ari general, ariko nk'uko madame Dafroze amaze kubivuga nyine hari abantu benshi bagiye bagaragaza ko batemeranyijwe n'icyo icyo gihe leta yariho yakoraga, kandi kuko bagiye bose babihanirwa cyangwa se bakavanwa mu gisirikare ariko ntibumvwe. Icyo rero icyo nashaka kuvuga njye nashaka kongeraho nuko icyo nduva ahubwo ari kimwe mu bintu mu ngaruka nziza za rapport du Clerc, nuko non seulement hari ibyo yatubwiye ariko hari n'ibindi noneho izatinyura. Nkeka ko ku bwanjye izatinyura n'abandi. Hari abo basirikare bakuru turi kuvuga, ariko hari n'abandi basirikare batoya nabo bashobora kuba bafite ibyo babonye, kuba raporo y'igihugu ivuze iti noneho turashaka igaragaje ko hari intambwe yo gushaka kuvuga ukuri, ishobora kubatinyura. Noneho bagatinyuka bakomeza bakatubwira bakaduha izindi elema zishobora gutuma dubasha kujya kure harenza aho raporo ya du Clerc yagize. Yego. Naho rero mu gusubiza ikibazo cyanyu mumbajije rero kubijyanye n'izi nyandiko zitabashije kuboneka, iyo ni limite ya rapport du Clerc. Ni komisiyo du Clerc yari komisiyo administrative yashyizweho na perezida, ayiha uburenganzira bwo kubona inyandiko izi n'izi, ariko nta ngufu z'itegeko yigeze ayiha zishobora gutuma bashobora kubrija administration runaka ngo ibahe inyandiko badashaka. Na administration nyine bari bafite uburenganzira bwo kubona impapuro izi n'izi, ariko nta burenganzira, nta tegeko, nta ngufu z'itegeko bari bafite zibobrija kubona impapuro kuri administration ishatse kutabaha. Ku bijyanye n'izo babuze zo muri batabonye zo muri Assemblée nationale zakoreshejwe muri raporo Kiresi, ngira ngo mwabonye Kiresi ejo bundi yisobanura kuri radio kuri France TV5 Monde, ibyo yavuze muna ko ari umuntu nyine ameze nk'ababandi du Clerc yavuze. Bamwe babonaga bafite vision y'u Rwanda, bafite vision coloniale y'u Rwanda. Niwe uyu ubonye ijambo yavuze uhita wumva effectivement yuko ari muri ba bantu batari bafite batifuza gutanga ukuri ku byo bavuze. Rero kuba izo mpapuro atarazitanze nacyo yakisobanuyeho, aravuga ngo izo archive yabonye ngo yazishubiza abazimuhaye. Ubwo urumva harimo ikintu cyo guterana amagambo hagati aho ngaho, hagati y'inzego n'izindi. Ku bwanjye nkaba numva rapport du Clerc yo byararangiye komisiyo du Clerc yatanze raporo yayo, ubwo nkaba numva ari société civile dukurikiyeho, cyangwa se wenda inzego z'ubucamanza n'ibiki cyangwa kigize mu nkiko arizo zizakomeza gukurikirana kugira ngo izo document zitabonetse zibe zaboneka, cyangwa se nanone société civile dukomeza tukotsa igitutu ubuyobozi kugira ngo izo nyandiko zitabaye declassifié, notamment izo mu gisirikare tukaba twasaba ko leta yazideclassifia, cyangwa se tugakomeza gukora nk'ibyo umushakashatsi Grane yakoze, yabashije kubona kugira accès ku nyandiko kubera ko yaciye mu manza. Nkaba numva rero bibaye ngombwa aho naho twahaca kugira ngo n'izo nyandiko zige nazo zizaboneka. Icyo warambaje ngo bivuze iki, ku bwanjye nduva nta kindi bivuze ko harimo abantu bafite icyo bikeka, nubwo bwose dusanzwe tubizi ko ari abantu bafite icyo bikeka, ariko noneho
biragaragara yuko hari abantu bagifite icyo bikeka, kuko nk'izo nyandiko za Mitterrand muzi ko umuhungu wa Mitterrand ari umuntu wakomeje kugaragara cyane mu bintu byo bijyanye nakwita ngo ni trafic avec ibihugu byo muri Afurika, bikaba bikekwa ko rero izo mpapuro zitabashije kuboneka zishobora kuba zirimo wenda andi mabanga akomeye ashobora kuba yatuma tumenya ibindi bikomeye kurusha ibyo twabashije kubona ubu ngubu. Ku bwanjye nkaba mbona ari ikigaragaza yuko hakiri ibintu byinshi bakiduhisha, bakidukinze, ariko bikaba ari espoir kuri twebwe, bitwereka aho tugomba kujya gushakira kugira ngo tube twabona ibindi birenze ibyo raporo du Claire yaduhaye. Sinzi n'amashuje ikibazo cyanyu. Murakoze cyane Maître Gisagara. Reka twongere tugaruke kuri nyakubahwa Ambasaderi Vincent Karega. Nyuma y'iyi raporo benshi bakomeje kwibaza ikizakurikiraho. Mu busesenguzi bwanyu murabona ari iki kigiye gukurikiraho nyakubahwa Ambassador? Ntabwo navuga ibiri bukurikireho, burya nta umenya ikizaza ejo, ariko nishimiye kimwe n'abanyarwanda benshi, kimwe n'ubuyobozi, intambwe igaragaza ukuri. Ukuri kose nivuze ko kuzatuma abantu bahanwa, kimwe na benshi mu Rwanda bavugishije ukuri ku mabi bakoze mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Byadufashije kumenya uko byagenze, ariko siko bose bahuye n'igihano kingana n'uburemere bw'ibyaha bakoze. Ariko nk'uko twabivuze dutangira, uku kuri kwari gukenewe cyane, kuko kutakugira byatumaga tubeshyerwa ibindi hejuru y'ibyaha bikomeye bya jenoside yakorewe Abatutsi twakorewe, gupfusha, gupfakazwa, gusahurwa nk'igihugu, guhungabanywa mu buryo bwose, harangizwa hakaza no gushinjwa ko ayo makuba yose yatugwiriye ari twe twayagizemo uruhare kugira ngo igihugu cy'igihanganye nk'Ubufaransa amabi yacyo atagaragara, mbese kidatakaza ibaba, kidatakaza isura. Kuba barateye intambwe yo kuvuga ati nyamara ibyo mwavugaga bimwe na bimwe cyangwa iby'ingenzi, ubushakashatsi bwerekanye ko koko ubuyobozi tutakirimo bw'icyo gihe bwabigizemo uruhare, ndumva tutabisuzugura, ni ikintu gikomeye cyane. Bizagora ko bakongera kutwitambikaho cyangwa kutugerekaho ibyaha, kuduharabika nk'uko babigeragezaga kugira ngo bajijishe uburari, uruhare rwabo ntirugaragare. Kuba rero bacishije make bagacisha bugufi, bakemera kubwirwa cyangwa kumva ibyo ubushakashatsi bw'abanyabwenge bubagezaho, kandi bihamya koko ko bakingiye ikibaba, na n'ubu bagikingira ikibaba abakoze ayo mabi, bikajya ahagaragara, ikaba raporo yemewe n'ubuyobozi. Ndumva n'izindi ntambwe arizo zose zakurikira muri iyo gahunda zaba zifite umusingi aho ziherereye zigana, ariko icy'ingenzi kandi gikomeye ni kiriya wavuze, kugira umubano mu bwubahane, kuva mu bintu byo guterana amagambo no kubeshyerana cyangwa kurebana y'ingwe, tugakorana, tugatera imbere, nabo bakagira inyungu bagira, nta witambitse mu nzira y'undi, bityo bigashimangira umutekano, bigashimangira ubutabera, bigashimangira n'isura nziza ndetse n'intambwe igihugu cyacu kimaze gutera, nta wundi cyangwa nta zindi mbaraga zitambika mu nzira. Nakomeje mbisobanura ko ikibazo kitagarukiye ku Rwanda n'Ubufaransa, cyasesekaye mu karere, aho ubona abakongomani
bashingiye ku biraporo byagiye bitangwa n'impuguke cyangwa abantu banyuranye cyangwa imiryango mpuzamahanga, ariko ahanini wacukumbura ugasanga inkomoko yavaga mu birego cyangwa mu mbaraga zo kujijisha z'Ubufaransa biduteranya cyane na Kongo, aho babwira abakongomani ko u Rwanda rwarimbuye abantu muri Kongo, bashaka kugerageza kuvuga ko jenoside ntiyari imwe ahubwo zabaye ebyiri, iya kabiri akaba ariyo yari iremereye, byose mu migambi ishingiye ku binyoma ariko ishaka kuburizamo icyaha nyirizina cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Rero ku bwanjye iyo ntambwe si intambwe y'ubutabera cyane cyane, ni intambwe ishimangira ukuri n'amahoro. Yego, murakoze cyane nyakubahwa ambassador. Ngira ngo reka nanabonereho kubwira bari badukurikiye ko aha ariho dusoreje kino kiganiro kuri wacu cy'uyu munsi wa none. Bashimire cyane kuba mwaduteze amatwi, ariko kandi nongere nshimire byimazeyo abatumirwa twari dufite kuri uyu munsi twabanye bakadufasha gusesengura iby'ingingo twagarukaga kuri iyi raporo Duclercq iherutse gushyirwa ahagaragara, ndetse kandi ikaba yarashyikirijwe yaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Muri iki kiganiro nari kumwe n'abatumirwa bamfashije gusesengura iyi ngingo, nari kumwe na nyakubahwa ambasaderi Vincent Karega, akaba ari ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyakubahwa ambassador, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Namwe mwakoze kutuganiriza no gufatanya namwe kugira uruhare muri gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 27. Mwakoze cyane namwe. Twari kumwe kandi na Madame Dafrose Gauthier, akaba umwe mu bashinze urugaga rw'imiryango yiyemeje gushakisha no kurega mu nkiko abakekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, CPCR. Twavuganaga aherereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Mwakoze cyane Madame Dafrose Gauthier kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Namwe murakoze kandi ndabatashye. Muri iki kiganiro kandi twari kumwe na Maître Gisagara Richard, akaba umwunganizi w'ihuriro ry'abanyarwanda batuye mu Bufaransa CRF. Namwe mwakoze Maître kwitabira ubutumire bwa One Nation Radio kuri uyu munsi wa none. Mwakoze namwe kuntumira, nongeye kandi kubiseguraho kuba natinze kuko nayo nkifatanya na bagenzi bacu muri Sweden bari ku muhango wo kwibuka uyu munsi. Mwakomeze kuntumira. Mwakoze cyane namwe. Ubwo reka mbwire rero mwe mwese mwari muduteze amatwi kuri uyu munsi wo ku cyumweru ko ahariho dusoreje kino kiganiro cyacu. Ubwo kandi dukomeze kubifuriza gukomera muri ibi bihe turimo, ndetse kandi no kugira ibihe byiza mu minsi iri buze. Nge wari wabateguriye kino kiganiro wanakibagejejeho, nitwa Simeon Muhumuza. Naho ubutaha. Ko byaba ari ishyano se bagenzi, byaba ari igihemu ku bacu, jya wibuka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwo abacu bashiraga. Ibuka. Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo.